nongeye kwikaze wo gukurikirana The Homeless Girls. Rero filime twatangiye dufite abakunzi bakeya cyane, abantu benshi batadukurikira, ariko ubu ngubu tukaba tumaze kugira abakunzi benshi cyane bagiye batandukanye, yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Rero iyi filime tukaba tuyikinira kuri channel yitwa Press Version Films, akaba ariho rwose dupostinga iyi filime, ariko njyewe nanjye nkina muri The Homeless Girls, ariko nkaba nafunguye ino channel kugira ngo wowe utarareba iyi filime bita The Homeless Girls, wowe utarakanda subscribe kuri iyi channel, sinzi icyo ugitegereje, kuko nzajya nyuzaho, nzajya turebera hamwe ibyabereye muri The Homeless Girls. Rero we ukunda The Homeless Girls, wowe ushaka gutanga igitekerezo kuri The Homeless Girls uko twazajya tuyikina, wowe ushaka kugira uruhare mu kinisha The Homeless Girls, kuko iyo utanze igitekerezo cyawe bakakigenderaho, ni nkaho nawe uba ugize uruhare mu gukina filime. Rero nkwibutsa, niba utarakanda subscribe bikore kugira ngo tujye tubana. Iyi filime rero yitwa The Homeless Girls, wowe wa mbere ugeze kuri iyi channel ukaba utazi abakinnyi barimo, harimo umukinnyi bita, ngiye kugenda mbabwira amazina yabo bitwa mu buzima busanzwe. Umwe bamwita Kiza Arisa, undi bamwita Mutsinzi Hamdan, undi bamwita Uwase Nadine, undi bamwita Kaberuka Dani, undi bamwita Kibasumba Tricia, undi bamwita Uwanyirigira Angel, undi bamwita Musabalaki, undi bamwita Uwase Andrine. Rero iyi The Homeless Girls ikaba imaze kugira abakunzi benshi cyane nk'uko nabikubwiye. Wowe utarakanda subscribe kuri World cyangwa Press Vision Films, sinzi icyo dutegereje, kuko iyi filime iraryoshye cyane, iri muri filime zakumara irungu, iri muri filime mu buzima busanzwe rwose. Ibintu bitwamo nibyo bagiye bakina, uburyo wakemura ibibazo bigiye bitandukanye uhuye nabyo, rwose wabisanga muri no filime. Kandi iyi filime ikaba iri muri filime zikunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda, nyuma ya Bamenya ndetse na Papa Sava. Tuzi yuko izo filime Bamenya na Papa Sava zakinwe kera cyane. Rero iyi filime bita The Homeless Girls ikurikira filime ya Bamenya na Papa Sava, kandi iyi filime irimo abakinnyi benshi b'ibyamamare benshi bagiye batandukanye. Ndakeka amazina mwumvisha ari amazina atari ubwa mbere mwumvishe, nk'uyu ngo Kiza Arisa, tuzi ko ubu ngubu amaze kuba umukinnyi byose ufite ubunararibonye mu gukina amafilme menshi cyane agiye atandukanye. Rero iyi filime The Homeless Girls ivuga ku mukobwa rwose, umukobwa ufite intimba y'agahinda, umukobwa rwose nk'uko filime ivuga, ni umukobwa udafite iyaba. Rero nkwibutsa, nimba utarakanda subscribe hano kuri iyi channel bita Ubumenyi Rusange, bikore. kandi nimba hari video ziri kuri iyi channel utarareba, zirebe, kuko hari byinshi twagiye dukora byakugirira umumaro, byagufasha, kandi ugasanga urahindutse, uvuye mu byo urimo urungutse, natwe turungutse. Iyi filime rero yitwa The Homeless Girls, filime ifite ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye, kandi ibice byiza cyane kandi bikoze neza. Ibice navuga yuko byakinwa mu buhanga, kandi ibice bizagufasha kugira icyo wungukamo, atari ibice uzumva aho ngaho gusa nta kintu bikumariye. Kuko ibi bice birimo muri The Homeless Girls harimo uburyo wakemura ibibazo byawe wahura nabyo mu buzima busanzwe, uburyo wakitwara uri kumwe n'ababyeyi bawe, uburyo wahandoringa ibibazo byose bigiye birimo. Ibyo usabwa gusa ni ukujya udukurikirana, kandi ugakanda subscribe hano ku Bumenyi Rusange, kuko nabikubwiye aha tugiye kujya dutanga ibitekerezo. Utanga igitekerezo uko ubyumva The Homeless Girls izaza uko izaba imeze, ubundi tugomeze twubake umuryango uzira umuze wa Press Vision Films, kuko Press World Films niho tuzajya tugomeza kuyinyuza, ariko hano tutangira ibitekerezo. Muntu ukurikira The Homeless Girls ntukurikire iyi channel, ntago mbizi pe, kuko
ndashaka yuko rwose namwe mutanga ibitekerezo. Buriya umutwe ngumwe wigira inama yo gusara. Iyo dufatanyije, iyo tugomeje kugenda twese dufashanya, nibwo ibitekerezo bigenda bigira filime. Nk'urugero, nimba uzanye igitekerezo nanjye nkazana ikindi, nibwo twubaka umuryango mugari. Wakoze rero we wafashe umwanya ukumva ino video ukaba ugeze ku iherezo ryayo. Nta kindi nagusaba gusa no gukanda subscribe, tukakomeza kwiyubakira umuryango wacu wa The Homeless Girls, filime ikunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Urakoze.